tutarayijyamo ayihereza umuntu umwe aramubwira ngo nagukunze n'umuturanyi nagukunze rero mbabarira ujye ufata iyi nzu uyikoremo amasuku uko bwije nuko bukeye kuko ngiye ntago ndi hafi ujye ukoramo amasuku numara gukora amasuku ufunge urugi hanyuma ubike urufunguzo. Kumbe amasuku ari gukoramo no gushiramo imyuka mibi, imyuka mibi myinshi cyane ariko abyuka nabo nta atari muzima. Imana ikiza bimwe ariko ibindi biranga. Abakuru bari kumva biranga ibindi biranga. Urukundo rwawe rwinshi nirwo rwanteye kuza wese uko narindi ngo nibere uwawe, wemeye gusiga ubwiza n'icyubahiro, umutima utagira inenge watambwe ku bwanjye. Urukundo rwawe rwinshi nirwo rwanteye kuza wese uko narindi ngo nibere uwawe, wemeye gusiga ubwiza n'icyubahiro, umutima utagira inenge watambwe ku bwanjye. Ndaje ngani wawe, zana umutima wanjye n'ubwenge, nguhaye ubugingo bwanjye bube igikoresho, unkoresha uko wifuza mu murimo wawe. Ibyo ntwazaga igitugu ndabizinutwe kuko nasanze n'akamaro byose bizashira. Mwami nemeye kuzi wawe nubwo ndi mubi, ciye bugufi mu mutima nyemenye urakire. Ndaje ngani wawe, zana umutima wanjye n'ubwenge, nguhaye umubiri wanjye ngube igikoresho Yesu, unkoresha uko wifuza mu murimo wawe. Ndaje ngani wawe, zanye umutima wanjye n'ubwenge Yesu, nguhaye umubiri wanjye ube igikoresho, unkoresha uko wifuza mu murimo wawe. Ibyo ntwazaga igitugu ndabizinutwe kuko nasanze n'akamaro byose bizashira. Mwami nemeye kuzi wawe nubwo ndi mubi, ciye bugufi mu mutima nyemeye unaki. Ndaje Yesu, ndaje ngani wawe, zanye umutima wanjye n'ubwenge, nguhaye umubiri wanjye ube igikoresho, unkoresha uko wifuza mu murimo. Ndaje ngani wawe, zanye umutima wanjye n'ubwenge, nguhaye umubiri wanjye ube igikoresho, unkoresha uko wifuza mu murimo wawe. Amen. Haleluya. Oh haleluya. Abimana yarinze. Haleluya. Imana ishimwe. Dawidi yavuze neza ngo yaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ababisha baratumize bunguri, ntago twaba tukiriho. Hari byinshi byaduhize, hari byinshi byadushakishije amanywa na nijoro bikadutera mu majoro, ariko Imana, oh haleluya, imbaraga z'amasengesho. Umuntu umajirije Imana imumugisha arantonetse cyane, avuze amasengesho mbise numva ari zindi mbaraga ngize. Amasengesho arakora bene data. Kuba turi hano Imana ishimwe, abazima nibo basenga,
cyose uvuge ngo uzi umutima wanjye uzi kuzapfa, ibyo wambwira byose ujye wibuka kuzapfa, kandi ntupfa nta undi muntu uzasimbura furaha muri wowe. Muri iyi si yose nimara gupfa bizaba birangiye, imirimo nagiye nkora izamerekeza, yaba myiza cyangwa mibi. Tukora ibyiza tugifite uburyo, kuko hari igihe bitazashoboka, hari igihe kwicara gutya bizanga, bijya byanga bijya byanga. Umubwiriza avuze ijambo ryiza aravuga ngo jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza uguza buvuga ngo ntago nkinejejwe nabyo. Hari igihe baza gutegeka kugenda aho udashaka kandi ukahajya, hari igihe baza gutegeka kwambara umwambaro udashaka kandi ukawambara, kuko nicyo gihe ugezemo. Ariko uyu munsi ndicara ngavuga ngo sejemu barasenga, reka niruke. Hari igihe bitazashoboka, tujye twibuka ko hari igihe bitazashoboka. Hari igihe nzashaka kwiruka n'ibyemere, ariko niba nakoreye Imana neza, haleluya, Imana izangirira neza. Byabiye nagiranye nawe izajya isanga imbwira ngo mwana wanjye we, ndakwibutse uri sejemu, ndakwibutse uri kumumena, ndakwibutse warankoreye, ngaho gubwa neza turi kumwe. Akajya asanga nijoro akanganiriza, akanyereka ijambo, akambwira turirimba n'indirimbo tukari, kubera ko hari usabane nigeze ngirana n'Imana. Amen. Shakisha ubushuti ku Mana. Iby'isi byose bigira iherezo, iby'isi byose birarangira, ariko iby'Imana ntago bijya birangira. Haleluya. Yaravuze ijambo ryiza aravuga ngo nimushakana n'umwete muzambona, ngo kandi niwita ku byanjye nanjye nzita ku byawe. Nitwita ku by'Imana izita ku byacu. Imana ishimwe. Biraryoshye, ibintu by'Imana biraryoha cyane. Rero kubaje nyuma nitwa Uwizefura Brigitte, abasengera ku Mumena hariya Inyamirambo. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Rero yavuze ku masengesho, ukuntu amasengesho anyeganyeza. Amasengesho iyo tuhamagaye Imana irakora, bitegwa n'ukuntu wayihamagayemo, bitegwa n'ukuntu wayisenzemo. Iyi Mana turabahamya bo guhamya ibyo yakoze. Yo haleluya. Mu bukobwa twarayibonye, tubona abasore baducaho, ariko tugakomeza kuyiringira, kavuga ngo Uwiteka we, nanjye ndi hano, igihagararo cyanjye ukosa Mana we, nanjye ndi uwo kubwirwa ijambo ryiza. Wancokoje, urancokoje. Mureke mbabwire gato nyuma dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Ukireba ukibura, ugasanga nta kazi wibitseho, ugasanga nta mafaranga wibitseho, ugasanga nta bwiza, nta gihagararo, ariko ukibika w'Imana, Imana igakora, watabaza Imana ikaza. Haleluya. Utaturutse mu miryango ikomeye, ubona iwanyu muryindagara mu gitondo na saa sita na nimugoroba, ayiwe n'ikiro kimwe cy'ubugari, ukavuga ngo ninde waza muri iyi nzu ya runaka ngo aje gukoramo umugeni. Ukabona nawe urebye kubigaragara, urebe kubifatika, ubona nta muntu waza. Ngavuga ngo yo Uwiteka, ntawe nta muntu wakwinjira hano, ariko kuko turi kumwe azahinjira. Haleluya. Bijya bishoboka bene data, mwe kwiheba, bijya byemera. Imana yavuze biraba, yategeka bigakomera. Tubaho tubona ubukwe burabaye. Tugeze mu bukwe
turabukoze burarangiye. Satani ngo furaha we ndagufatira ahandi. Niba unshikiye hariya mu bukobwa ukaba ubuvuyemo amahoro, ukaba uracitse, uracitse, ndagucitse Satani we, ndagucitse, buvuyemo amahoro. Imana yanjye inkoreye ubukwe. Umusore turavugana tuvuga ngo none umunsi wo kwa gatandatu nijoro tuzarara dusenga, tuhamagara Imana, kuko Imana yakoze ibikomeye hagati muri twebwe. Umuntu wavuze kusenga yancokoje, munyihanganire. Noneho igihe kigeze turasenze, umugabo wanjye ubwo yaramaze kuba umugabo, ko tutari tumaze kuva mu rusengero, byari bimaze kurangira. Turamushakishije turamubuze kugira ngo badutwikurure. Ndi kubabwira imbaraga z'amasengesho. Amasengesho ni meza, ndayakunda kuko aramenagura ibihome byose bya Satani, agakubita hasi byishira hejuru. Turamubuze, turabageni kugira ngo badutwikurure, bazane amata batunyweshe, tunywa amata. Yo biranga, turamushaka turamubura, kumbi yagiye ahantu arikingirana. Ariko hagati yaho inzu tutarayijyamo ayihereza umuntu umwe, aramubwira ngo nagukunze, n'umuturanyi, nagukunze rero mbabarira ujye ufata inzu uyikoremo amasuku uko bwije nuko bukeye, kuko ngiye ntago ndi hafi. Ujye ukoramo amasuku, numara gukora amasuku ufunge urugi, hanyuma ubike urufunguzo. Kumbe amasuku ari gukoramo no gushiramo imyuka mibi, imyuka mibi myinshi cyane. Yo ariko Imana yararebaga. Haleluya. Imana yarabonaga, Imana yararebaga. Tuhageze umugabo afatwa kuriya tutazi ukuntu yafashwe. Turashakisha turaheba, turashakisha turaheba. Igihe kigeze inshuti yaravuga ngo ariko icyo cyumba ko ndi kubona cyo nacyo mwarebyemo, ubwo ntago yabarimo. Tawese umuntu yajya muri magaze akabamo. Birashoboka se? Ngo nyamara birashoboka, kuko ibintu by'ibyumba byose twabizengurutse, ariko iki ngiki ntago turakigeramo. Turavuga ngo fa kujyamo nyine urebe. Ndi umugeni. Imana itutabara. Gusenga bigira umumaro iyo usenganye umwete. Ntugasenge rimwe ngo uceceke, oya, jya usengana umwete, ugerageze. Turi mu marushanwa, urushanwe, usingira ibyo Kristo yagufatiye. Igihe kigeze arakomanga, arafungura biranga, arakubita urugi biranga. Umuntu kumbi arimo aho ngaho yikingiranye, atazi ibyabaye, atazi aho ari, atazi amakuru. Nuko basenya urugi. Kumbi yinjiye ahita yikingirana, bahita basenya urugi. Nta nubwo yigeze abyumva. Bakomanze umuntu, basanga umuntu wapi, byanze. Bagakomanga, yitwa Dusabimana Gilbert, umugabo wanjye. Bakamukubitaho, bite byuka, naguze ko ufite ubukwe. Bazana amazi bamushira mu maso, ahita akanguka. Ako ndi kuvuga ngo Mana uransebeje kabisa. Igihe nagukoreye, igihe nase, hari igihe Imana iturekaho gato, ariko ntago ibiri kuri. Ari igihe kureka kugira ngo ibwire Satani ngo Satani we wamubanye, nta kintu kimutera ubwoba, yizeye njyewe. Haleluya. Aranyiringira, aranyizera. Ngajya ndeba gusa ukuntu ibintu biri gukorwa, ngavuga ngo ariko ntukoze isoni, ndabizi kura bishoboye. Baye urabizi, ni wowe utanga amakuba ugatanga n'amahoro. Ibi byose biri mu biganza byawe, rero ndengera ntarakogwa n'isoni. Nuko arakanguka,
mbona ariko atazi aho ari, mbona umuntu nta bumuntu afite. Ndahamagara Imana, abantu bari bamperekeje kugira ngo bantwikuruna tuhindure pozisiyo. Rero dusenga Imana, turasenga Imana, uko dusenga ubwenge bugaruka, uko dusenga aba muzima, uko dusenga numva ngo sheri bite, nta ni byiza sheri. Ya haleluya! Mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana ikora, mwijuru hari Imana itabara, Imana ihindura amateka, Imana itanga ubuzima aho butari, Imana ikamuvuga ngo byuka kanguka, nguko yabwiye Lazaro amaze iminsi 4 mu mva. Imana itugirire neza. Amasengesho muyakunde, ndashaka kubakundisha amasengesho kuko akurebera utabona, aracengera akinjira utabasha kwinjira. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya! Indura amateka, amasengesho arahindura, ararema. Imana itugirire neza. Arabyuka batangira kututwikurura. Nese uri kumeze gute? Ngo ndikumva none ubwenge bwaje. Uri kumva nta kibazo, nta kibazo, ariko ndikumva umutwe utameze neza, umutwe uri kundya cyane. Ndahumura, Imana igukuye hariya, n'ibindi irabikora. Umugabo aragenda araryama, ndamubwira ngo ariko we kuryama ihangane umbe basa amasaha 2 dusenge. Ngo sheri ndaguha isaha 1 basi, naho ke ntacyo bitwaye. Turasenga, Imana iramanuka ibana natwe. Haleluya, ikora imirimo n'ibitangaza. Ariko abyuka nabo nta atari muzima. Imana ikiza bimwe ariko ibindi biranga. Abakuru bari kumva, biranga ibindi. Biranga. Ariko ngabafite kwizera, ngavuga ngo Imana ikoze ibingibi, ukabugaruye ubwenge, ukaburi kuvugisha. Ya haleluya! Tukaba turi kuvugana n'ibindi Imana irabikora. Tumara icyumweru n'iminsi. Ndamubwira ngo rero maze kumenyera Kampala, nari maze imyaka 7 nyoboye urubyiruko. Ndavuga ngo rero aho kugira ngo sebere mu Gatenga, nasengeraga mu Gatenga. N'ukuntu nakoreye Imana, reka tugende dufunge ibintu, twigendere dusebere Kampala. Ntacyo bitwaye, nta muntu tuzi, nta muntu uzi amateka. Rero reka ihangane twigendere. Arambwira ngo uzi ko ari byo sheri, nayo ko papa ni pasiteri, reka tubanze twiruke tugende tubwire papa adusengera Imana. Arambwira ngo oya, mbabarira isoni zanyice, nazongera kugira ijambo iwanyu. Ndaho uzarigira, ariko badusanga ngo oya sheri mbabarira. Okay, nta kibazo, ntago mbivuga, ntacyo bitwaye. Tubaye aho ngaho dusenga Imana. Nahamagara umushuti wanjye ngavuga ngo waje tugasenga, akambwira ngo ariko ubwo yari muzimara. Na yari muzima, none se umuntu ukishijwe yabeshya? Nawe yari muzima, uwo ngo mbita mushyira ku ruhande. Nawe uyu nguyu nta kintu yafasha. Mujye mugira inshuti z'umumaro. Haleluya, mujye mugira inshuti z'umumaro. Mbita niruka mfata undi mwana narinzi, ndangwino dusenge mwana, ngwino vuba. Tujya mu cyumba turasenga, turinginga. Ariko hagati yaho ngaho akaba yarampamagaye tutarabana saa 4 z'ijoro. Arambwira ngo sheri, uzi Imana ari ibintu imbwiye. Nese Imana ikubwiye iki? Ngo nitumara gukora ubukwe tuzahura n'ikintu gikomeye. N'icyo kintu gikomeye Imana ikubwiye ni iki? Arambwira ngo umva, nanjye nago ndakimenya neza, ariko Imana irambwiye ngo fukama.
aho uri aya masaha ngusengere kuko uzampemukira. Na Yesu we niki cyatuma nguhemukira? Arambwira ngo Imana irambwiye ngo ntago uzabyihanganira. Nanjewe ngo yimfukama nta kindi ndibwongerewe, ndapfukama atangira gusenga ageza saa 9 z'ijoro ari gusenga Imana. Nibwo ndabisimbutse mu ijoro rimwe arabyibuka, Imana iraza iramwibutsa bya bindi byose yavuganye nawe. Arambwira ngo kanguka ngubwire, ese sheri bimeze bite? Ngo wibutse cyagiye Imana imbwira gucyana ndagusengera ngeza saa 9 nawe uzi ko mbyibutse. Arahagurukana imbaraga. Oh haleluya, oh haleluya. Ivuga Imana iranezeza. Arahagurukana imbaraga, turahaguruka turavuga ngo Imana ibizi nacyo. Oh haleluya. Reka twongere tuhamagara Imana, reka twongere dusenga Imana. Ahari Imana yo yatwibuka ikatukiza ibibiye bibi. Imana itugirire neza. Turasenga, sinzi ukuntu yuzuye umwuka w'Imana ajya munsi y'igitanda afata igiti arakubita mu izina rya Yesu. Mu cyumba cyose arazenguruka munsi y'ibitanda nkubisasa imbaraga z'umwijima, abadayimoni. Arasenga ajya mu byumba byose akubita kuri plafo asenga. Ako kanya kivuga amen, arambwira ngo mbaye muzima. Amen. Hallelujah. Oh hallelujah. Arambwira ngo uzikombaye muzima. Na sheri naguri kumbesha ngo nago ngubesha pe. Nawe ya ubaye muzima gute? Arambwira ngo nukuri mbaye muzira, ndeba mbaye muzima. Amasengesho ni meza. Kandi iyo usenganye umwete, ntugasenge ngo uceceke, ahubwo uzasenge ufite intego yo kuvuga ngo ndashaka kubona Imana. Haleluya, oh haleluya. Reka turisome gusa, ndisome gusa kabisa. Umuyobozi wanje atababara. Reka dusome kuva. Mwarimu azi gusoma neza Ikinyarwanda, nanyegeri. Ego. Kuva ibice 23 umurongo wa mbere ageze ku murongo wa 6. Kuva 23 umurongo wa mbere ugere ku murongo wa 6. Kadusome mu izina rya Yesu. Ni page 72 kaducunguza uburyo umwete. Aravuze ngo numva inkuru y'impuha. Niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma, ntugakurikire benshi gukora ibyaha, kandi nutangwaho umugabo ntukajye iyo abenshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi, kandi ntugatsindishirize umuntu kuko ari umukene. Nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa n'indogobe ye izimira, ntukabure kuyimuzanira, kandi nusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro ihetse yawugwanye, ukagira ngo wirengagize kumufasha, ntukabure kumufasha. 6, ntukagoreke urubanza rw'umukene uri muri mwe. Amen. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Ine hari igihe umuntu azindukana ibyiwe n'undi nawe akazana ibye, kumva nyine bihuriyemo tu. Sawa. Siko madamu yigeze atwita amezi 13, narangiza kwicara hasi
Imana igahita ica mu muhanuzi akavuga ngo dore ngo urupfu k'umwana na nyina. Ariko harimo akantu avuze gakomeye, sinshaka kubibabwira. Harimo akantu avuze gakomeye, avuzemo akantu ngo ko kwibuka icyo Imana yavuze. Muzi ikintu cyansindishirije? Nibutse ko Uwiteka yavuze ngo ndahiye kwera ndi Uwiteka, muzasazana n'umugore wawe. Ndebye imyaka ye ku irangamuntu nsanga agize imyaka 28. Nanjye nirebye nsanga nanjye turimo turangana. Hanyuma ngiye gusenga mpita nibutse Imana icyo yavuze. Ndavuga nti ndagushimiye ko ubona ko dushaje. Ko tugize dute? Fane ko biri bene Kora baravuze ngo umuntu azamara 70 nakabya agire 80. Ariko wabona wowe wafatiye kuri 28. Gusa ku bwanjye numvaga tutarasazana. Cya kabiri wari wambwiye ko kari agahinja ka kabiri nikavuga bazaza kudutura tugahembwa bye. Niba ubona bazahemba igituro ntacyo bitwaye, ubwo nicyo wavugaga, ariko gusa uhabwa icyubahiro. Ndavuga ni icya gatatu, wambwiye ngo azabagwa agwe kunda agwe kwiseta. Niba ubona uturaso tuzava kunda yiwe, hari abayumbe baba bararakaye. Kureba umuntu uvuga uti ngiye gukubita igina agafata urubanda kajya munsi y'igitanda agaceka, kajya kuri parafa agaceka. Nawo uracyari warambwiye ngo nzabona umugabo none ndi igikara. Ntabwo ibyo ngibyo Imana ibyitayeho kumutanyumisha hari. Ndavuga ni niba ubona kuri iriya nda yiwe hazavaho uturaso tuzameneka tukaguhesha icyubahiro, ntacyo bazamubaga. Ariko niba ubona nibura batazamubaga, ishimwe ryanjye mu bantu rikazaguhesha icyubahiro bingana n'abantu bari aho ngaho, hanyuma rikaruta iry'abadayimoni 1000, uzanyiriza umudamu wanjye kubagwa. Wa muntu wari urimo uhanura ngo kubagwa ku mudamu, gupfa ku mwana n'umugore, aravuga ngo dekize ni urwo rurimi yavuze. Aravuga ngo uhera none nta rupfu ruriho, nta kubagwa guhari, ko mutarimo mu nyumva hari. Arambwira ngo kandi ngo nubwo iyo ngo imaze amezi 10 ngo genda umujyane sehashika, turajyana. Twajyanye sehashika, mbwira Imana akantu gakomeye. Nafashe umudamu wiwanjye ku kirenge, namufashe hari saa 9 z'amanywa, mfata ku kirenge gutya. Ndavuga nti twumvikane, utuzi ko ndi mu kazi kawe, nuninza akazi kawe karapfa, kandi uzi ko ufite urugendo rw'ivuga butumwa. Nta kuntu waza ukandeka. Ngiye kumva numva aratangiye ngo ni iki kibaye. Muganga aje kureba asanga bigeze muri dogeri 9. Hanyuma ngiye kubona mbona byariye muri dogeri 9. Ubu turimo tuvugana, Odira arahari, Madame arahari, n'ishimwe rihawe Imana yanjye mu izina rya Yesu. Mwavuze ngo amen. Wari abayumbe baba bararakaye rero. Rero mugiye kumbwira ngo amasengesho nanjye nayinjiramo, nabarazamo. Je mukunda amasengesho. Amina. Yego mana dore uko munda. Amina. Siko mfashijwe none ahangaha. Imana sinze mu buryo Imana ishima bimuzanira impinduka. Hari abantu basenze ntibyazana impinduka. Wabigishwa bigeze bajya gusengera wari urimo abadayimoni ngo barasenga kugira ngo bagende biranga. Ariko Yesu we, haleluya, ariko Yesu wategetse. Yesu we avuze ngo abadayimoni bagende baragenda. Abigishwa bari baza, ese kuki twebwe twasenze aho umudayimoni ntagende n'ukubera iki? Yesu arababwira ngo nuko mwasenze gusa, ye mwiyiriza ubusa. Ubwo mudayimoni yirukana nta kintu kimwirukana kireka kwiyiriza ubusa no gusenga. Haleluya. Ibyo ni by'Imana ishima, ibyo ni by'Imana ishaka mu buryo bwose bwo gusenga. Mu buryo twaba twirije ubusa, tuba twigomye, tuba twitanze, tukava mu kazi. Mu gusenga twirije ubusa havamo no gutanga igihe, no gutanga umwanya wacu, igihe cyacu tukagitanga. Ukava aho uri ugatanga umwanya wawe.
mu minsi yo kurama ufite ukavuga ngo umwanya wanjye ndawuvanamo nk'uw'Imana bimbere y'Imana. Haleluya. mu mwanya mfite, mu myaka mfite yo kurama, mu myaka mfite yo kurama, nzajya ngira umwanya nitanga, nzajya umwanya nkuramo mu gihe mfite cyo kubaho, uyu mwanya nk'uw'Imana bimbere y'Imana, kugira ngo gusenga kwanjye kugire icyo kurema. Haleluya. Kugira ngo gusenga kwanjye kugira icyo kurema, nzajya mfata umwanya mu byo mfite, mu mwanya mfite, mu myaka mfite yo kuzabaho, mu myaka mfite y'uburame. Ntabwo nzarama gusa atarimo gusenga Imana. Niba ngo umwanya ngewe mfite, nzafata umwanya wanjye, nzafata umwanya nge niherera nsenga Imana. Muri ibi bihe mu myaka yo kubaho kwawe, mu byo ufite, mu myaka ufite yo kurama, jya ufata igihe uvuge ngo ikino gihe, niba ndi umucuruzi, niba nkora akazi, niba hari akazi nkora ka buri munsi, ariko muri ibyo bihe Imana impaye nzajya nshyira mu mwanya wanjye, ndafata nigwa mu mwanya wo kuba imbere y'Imana. Haleluya. nzajya nigomwa mfata igihe nsenga Imana. Bajya bavuga ngo igihe ni amafaranga, igihe ngo ni amafaranga, ariko igihe ni icyo umuntu abereye mu buzima, ni icyo umuntu afitiye mu buzima. Igihe ni icyo umuntu aba arimo, igihe ni icyo umuntu afitiye mu buzima. Ariko nufata icyo gihe cyawe ukakigomwa kuvuga ngo ndaba imbere y'Imana, senga, ndaba imbere y'Imana, kugira ngo gusenga kwanjye kugira impinduka. Nuko mfata igihe mu bihe byo kubaho kwanjye, mu myaka mfite yo kurama, nkuramo igihe nkagiha Imana. Haleluya. Nkagiha Imana mu bihe mfite byo kubaho, mu myaka mfite yo kubaho, harimo n'igihe cyo kuba imbere y'Imana. Gareka bizinesi, ukareka akazi ukora kaguhemba ka buri munsi, hano nahembwa buri munsi, ariko icyo gihe ukakigomwa kuvuga ngo ndaba imbere y'Imana, kugira ngo bizane impinduka, kugira ngo binzanire impinduka. Kandi bizanire impinduka ntabwo ngenge nyine bizanire impinduka umuryango. Haleluya. Gusenga Imana ishima kuzana n'impinduka umuryango, kuzanira n'impinduka igihugu, kuzana n'impinduka itorero. Haleluya. Gusenga Imana ishima bizana impinduka. Rero kugira ngo bizane impinduka, nuko mu bihe ufite, mu gihe ufite cyo kubaho, imyaka ufite utazi usigaje, nuko uyiha Imana, ugafatamo umwanya uvuga ngo uyu mwanya ndaba mu iteraniro, uyu mwanya ndaba ahantu Imana ishaka komba, ndaba umwanya wo gusenga. Niba igihe cyo kurama ari imyaka 70, kuko niko zabivuga ngo igihe cyo kurama ngo cyagikabya wagira imbaraga ngo bikaba imyaka 80 waba wayegezaho. Ariko iyo myaka ntizabye kwikunda wowe ubwawe. Iyo myaka ufite yaba 20 yaba 30, ugifatamo igihe, ugifata umwanya wowe Imana, kuko Imana nayo igiguha kubaho. Ariko nufata umwanya ugaha agaciro ibihe byo kubaho kwawe, ukabiha Imana, bizazana impinduka mu buzima bwawe. Kugusenga kuzazana impinduka. No gusenga wirije ubusa, ukiriza ubusa, ukigomwa, ku munsi ushobora kurya 10,000, ushobora kurya 2,000, ushobora kurya 500, ariko uko kwigomwa wirije ubusa, wibabaje, watanze umubiri wawe, ngo uyu mubiri wanjye nube igitambo kizima Imana ishima, ndimo nsenga. Ariko reka ne kwizirikana ngewe ubwanjye ngenyine, ya mafaranga nari burye, bya byo kurya nari burye. Hari abandi batabashe gusenga, hari abatabonye iyo mpano yo gusenga, kuko gusenga ntabwo babivuga, abo gusenga barabikora. Haleluya. Mu buryo bwose bwo gusenga ni igikorwa cy'Umwuka Wera. Haleluya. Ni igikorwa cy'Umwuka Wera. Igihe uzumva Umwuka Wera arimo guhata gusenga, kwiyiriza ubusa, mu gihe ushaka kwirukana uwo mudayimoni, ubona nta kindi cyabigushoboza, nuko wiyiriza ubusa, ibyo byo kurya reba bubiha, Imana izakugirira neza. Wabyigomwe, ariko wibyigomwa kugira ngo uze kubiryeje mu minsi 2 wamaze gusoza amasengesho. Wibyigomwa kugira ngo uzabiryeje ubundi, ahubwo byigomwe n'abandi babirye. Haleluya. Ibyo Imana irabishima. Imana izabikoreramo kwiyubahisha, kandi Imana izabikoreramo izakugaragarizamo impinduka. Haleluya. Imana ishimwe kubw'imirimo n'ibitangaza Imana igenda idukorera mu masengesho. Hari ibyo twagiye tubona mu minsi yashize nahuye n'ikibazo, ndafungwa mara ibyumweru 3 ku rwego rwa nageze no mu rukiko. Ariko nabonye imbaraga ziva mu gusenga no kwiyiriza ubusa. Nabonye uburyo umuntu asenga Imana ikazana impinduka. Aho kanya sinabona icyo ndi bukore, ariko mu gusenga impinduka ibaho bwa mbere, nuko umutima ugira amahoro mu kibazo.
mu mpinduka Imana iguha uri mu bibazo urimo usenga ugira amahoro yo mu mutima. Mu mpinduka ugira bwa mbere no kugira amahoro yo mu mutima. Haleluya. Ugira amahoro yo mu mutima mu bibazo urimo usenga. Yesu yavuze ngo ese musinzirijwe n'iki? Ntabwo ari igihe cyo gusinzira, bo bari basinziriye ariko wari basenga. Arabase musinzirijwe n'iki? N'iki cyari kibasinziriye? Hari igihe nyine ujya ubona nta wumva wadamaraye, umva udamaraye, byatuma usenga ntabyo, ariko nta gihe na kimwe kitari cyo gusenga, nta gihe na kimwe. Niyo mpamvu navuze ngo muri kukuzana impinduka, mu gusenga kuzana impinduka ni ukufata igihe cyawe ukakigomwa ukagiha Imana ugasenga. Muri uko gusenga rero kukuzanira impinduka, kandi izo mpinduka ziza mu kibazo ugira amahoro yo mu mutima, ugira amahoro yo mu mutima, ugira amahoro yo mu mutima, ukumva bya bibazo bihari ntabwo ubwoba biguteye, ntabwo bakiguteye, kuko impinduka wabanje kugira nizo mu mutima. Impinduka z'inyuma urongera ukajya n'impinduka z'inyuma. Impinduka z'inyuma ni uko uzazahagaragara hano imbere kuvuga ngo cyagiye ndimo nsenga, ya minsi 2 ndimo nsenga, wa munsi 1 ndimo nsenga, wa munsi wo kuwa 4 nirirwa imbere y'Imana, byazanye impinduka. Nari mfite ikibazo, nari mfite credit, nari mfite umurwayi, nari mfite uburwayi, nari mfite abantu mu muryango wanjye badakijijwe, ariko barimo barahabwa agakiza. Izo ni impinduka. Haleluya. Ni impinduka zaje inyuma, ni impinduka zibigaragara, bibasha kuboneka, ubasha kuvugira, ubasha kubwira abandi. Rero icyo nifuza muri aya masengesho, muri uku gusenga kwacu, twahoze tuvuga ngo nugusenga, twaje uyu munsi abari ugusenga. Umuyobozi no wigeze kuvuga ngo abaye bibaye byiza ngo yahagira umwigisha umwe, ariko tukaba mu bihe byo gusenga. Gusenga n'ubuzima, gusenga bizana impinduka, nibyo dukeneye. Dukeneye gusenga bizana impinduka, ntabwo dukeneye kubivuga kenshi, ahubwo dukeneye ko dusenga Imana ikazana impinduka. Dusenga Imana ikumva ikatwishimira, bikatuzanira impinduka. Kandi izo mpinduka ntabwo ari twebwe twenyine bigarukiraho, ntabwo ari twebwe twenyine bigarukiraho, niba Imana twishimira. Haleluya. Niba Imana twishimira, si twebwe twenyine bigarukiraho, ntabwo ari twebwe bigarukiraho twenyine. Yesu yigeze kuvuga abana kandi baravuga ngo niba Uwiteka twishimira, niba Uwiteka twishimira, nta kizabuza, nta kizatubuza. Bari abagabo mwabonye babanaki, bari abagabo barebare, nubwo mwe mwibonye mukabona muri nk'inzige, ariko Uwiteka natwishimira. Haleluya. No atwishimira bizazana impinduka, bizazana impinduka, kandi izo mpinduka zizatuma tubarya nk'imitsima, kandi icyo gihugu tuzakigeramo nta kabuza. Haleluya. Nasoje, kandi Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha abasenze uyu munsi n'abakomeje gusenga n'abamaze igihe basenga. Mureke duhindure, tugire amasengesho dusenga Imana twishimire kugira ngo bituzanire impinduka. Ntabe niko yesuvuga ngo buri munsi ngo kuwa 4 ngo arahahora. Iyo ntebe uhoramo buri munsi, ujye uvuga ngo nibura kuwa 4 mu masengesho nasenze ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2022 dusoza ya masengesho, uzahagarare hano ngo ya masengesho nasenze yanzaniye impinduka. Haleluya. Yazanye impinduka. Imana ishobora kukubwira ngo witinya, ariko ntabwo byakubuza gusenga. Nubwo intambara igiye kuzira, nubwo urugambi rurwanye, nubwo urugambi rugiye mirurwanye, ariko ntabwo bizakuvana mu ntambara. Uri muracyari mu ntambara. Rero nubwo Imana ikubwiye ngo witinya, ariko ugomba gusenga. Niko babwiye umwami, baramubwiye ngo nubwo ngo Yesaya yaramubwiye ngo yiteye gutinya ayo magambo, umwami wa Ashuri yatutse Imana. Ibyo bigiye kumutera ubwoba, ariko nubwo bamubwiye bamaze kumubwira ko bigiye kumutera ubwoba, ariko ntabwo byakwiyeho ko asenga. Yarazamutse ajya gusenga, yarazamutse arasenga, nubwo yumvise ijwi ry'Imana rimubwira ngo ye gutinya, ariko ntabwo byabujije gusenga, ahubwo yarazamutse arasenga. Nubwo yavuze ngo bano bami barakoze, abami barabarwanyije barabatsinda, hari ibyo bakoze byinshi, ariko izo barimbuye ni Imana ngo zakozwe n'amaboko y'abantu, ni ibibumbano. Ariko Uwiteka aravuga ngo njyewe nzamurema umutima w'ubwoba, azagenda inkota y'Uwiteka nizamwicira inkota y'Uwiteka. Rero nubwo kino gihurimo, nubwo Imana nubwo wakumva uri mu mahoro, nubwo wakumva nta kibazo gihari, ariko ntibigakureho gusenga, kandi gusenga ujye usenga wifuza ko haza impinduka. Nimwakereze ijambo ry'Imana. Ntago nasoza tudasenze. Intego y'ubutumwa bwiza nuko abanyabyaha bihana,
intego y'ubutumwa bwiza nuko abantu bari mu ntege nke bongerwamo imbaraga, kuko ikimenyetso cy'ubutumwa bwiza nuko tuva mu rwego rumwe tukinjira mu rundi rwego. Haleluya. natwe ubuntu bw'Imana nibwo bwaturokoye, natwe ubuntu bw'Imana nibwo bwatuvanye mu rupfu, natwe ubuntu bw'Imana nibwo bwatuvanye mu rubori rw'urupfu.